umuntu yagira page murengera niba utari uyifite kuva ugifite ubuzima kuva ugihumeka umwuka w'abazima haracyari ibyiringiro haracyari amahirwe yuko Imana yagira icyo kubonaho cyatuma iguhindurira amateka. Haranira cyane, dore turi mu kwezi kwa mbere, haranira cyane kugira imirimo myiza y'ukora ishobora kukurengera mu makuba. Haranira cyane kugira imirimo myiza y'ukora ariko ishobora no gutuma ujya uhora gusa uri confident wumva uri amahoro. Turabashuje mwese bakunzi ba Team TV, Yesu ashimwe. Shalom shalom. Nizeye ko muri amahoro. Nizeye ko Imana ikomeje kubabera Imana, nizeye ko ameze kubarinda, nizeye ko batangiye umwaka barwaye, Imana ikiganza cy'Imana cyabakozeho bagakira. Nizeye ko abatangiranye ibibazo runaka Uwiteka yababereye Imana akababa hafi ibyo bibazo bikemuka. Nizeye ko n'ababuze ababo umwaka utangira mukomeje n'ubundi kwizera Imana nayo ikababera inkomezi, kagira ijambo ibabwira mugahumurika mukumva murongeye murakomeye, kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye kubura uwawe, kandi tumaze iminsi nyine kuri iyi si niko ubuzima bumeze. Ijambo ry'Imana rivuga mu mubwiriza, hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo gupfa. Nyine rero ariko iyo kigeze tubuza abacu, turababara, tugasuhererwa, tukamererwa nabi, ariko Imana ishimwe ko yakomeje none ikababera Imana, ikabarinda cyangwa ikaturinda twese, ntidupfire gushira, ntidupfire guhera. Uwagiye nabwo ikadushoboza tukamuherekeza mu cyubahiro. Byose mba numva ari ibintu tuba tugombye gushimira Imana, naho byaba tubona ari ibibazo, ariko byanga bikunda tuba dukwiye gukora igishoboka tukayarebera, tugashakira icyiza mu kibi, cya kintu cyo twe twabona ko ari kibi, ariko tugahiga tukareba uko turenza amaso tugashakisha icyiza gishobora kuba kigobetse inyuma y'ikibi, ko Satani we abakeneye ko amaso yacu ahugira kuri icyo kibi, akari cyo duhanga amaso, akari cyo duheraho, tugaheranwa n'agahinda, tugaheranwa n'ipfunwe, tugaheranwa, ariko Imana yacu ishimwe yuko ari igiduhindurira amateka. Rero reka dushime iyo Mana yabarinze ikandinda, tukaba twongeye guhura duhumeka umwuka w'abazima. Mba mbakumbuye, hari iminsi yo mbamaze ndi mu bindi, ariko iteka uba anyemereye kuboneka akampa n'akanya kaganira namwe n'ukuriye munyemereye tumushime. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kuri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, tugushimiye kuri Imana nyamana kuri twe abakwizera. Ushimwe himbazwe ku mwaka watangiye, mwami ugatangira natwe nk'uko wasoza injuru ya natwe. Ushimwe ko ukomeje kutubera Imana, ushimwe ukomeje natwe kudushoboza tukaguma muri inzira y'agakiza. Ushimwe ko tutarabirambirwa, ushimwe ko tutarabivamo, ushimwe ko dukomeje kumva hari impamvu yo kugumamo, nubwo tuba twabuze abacu dukunze, nubwo tuba twabuze ibyacu twumva ko dukwiye kuba dufite, nubwo tuba hari ibyo twizeye ariko ntibitugereho kubera ko igihe cyabyo kitaragera. Muri byose Mana ukaduha gukomera, ukaduha gukomeza kuvuga kuri Imana, uhabwa icyubahiro. Rero wera ukiranuka, uyu n'undi munsi waturemeye kugira ngo tunezererwemo. Turagushimye tuguhimbaza yuko mwami n'ubundi uri wowe uri budushoboze kunezererwamo. Nuko rero guhora ku ngoma, umwanya wo twicaye hano ni wa mwanya wateganije wo kugira icyo tuvuga gishobora kugirira umumaro umuntu umwe, babiri, batatu cyangwa ibihumbi. Wera wa Isiraheli, bya bihumbi, wa mubare wateganije, yamagana cyangwa se umubare wawe nk'Imana wateganije kuzatega ugutwi iki kiganiro kikawugirira umumaro. Mwami ndakwinze kugira koko ikiganiro kizagire umumaro, gishobore kugira inzira yo gicamo, kiremera ikiraro nyaguhora ku ngoma, cyaca ku kiraro icyo cyo cyose cyo ahitamo nk'Imana, ariko kikagera kuri wa wundi wagiteganirije. Nibyo rya mbere ngusabye Mwami.
ndakwinginze kugira ngo ugutwi wateganije kuzumva ikiganiro mwami ugukurure kwigire hino. Mwami ndakwinginze kugira ngo umutima ubona yuko ushengabajwe no kuba hari aho uri wigobetse, wabonaga ko nta cyerekezo, nta mpinduka, nta cyizere cyo kubaho, nta byiringiro byo kumva yuko hari impamvu yo gukomeza kubaho, nta cyizere ko hari uko ubuzima bwahinduka. Mwami ndakwinginze kugira ngo ikiganiro wagiteganirije data mwiza kimugereho, maze abone impinduka. Mwami ashobore gushima izina ryawe. Ndagushimye, ndaguhimbaje kugiye gukora ibirenze ibyo natuye. Ndakwinginze ngo ugaragare we Mana, garagare wumvikane, ntaba ari jye Mwami, singaragare sinumvikane, ijwi ryawe data riganze iryanjye. Mwami ndakwinginze kugira ngo ntihabe na kimwe cyanjye, kuko ntacyo cyamara. Igihe cyose Mana ndakwinginga, mu gihe twicaye nk'uko wera wa Isiraheli, ijambo ryose riba ribumve mu kanwa, Mwami ntibibare jyewe, unkoze ikara ry'umuriro ku rurimi Mwami, kugira ngo mvuge bya bindi byo byateganije ko nkwiye kuvuga. Kuko igihe cyose Mana mba ndi hano nk'icyuma cyawe, mba ndi hano niteguye kuba igikoresho cyawe kugira ngo nkoreshe. Noneho wa wundi wera wa Isiraheli wateganije nawe mu nzira zawe nk'Imana, umwegereze bugufasha abare kumva kandi yakire impinduka ye, yakire gukira kwe, yakire umuti we, ayi Yesu Kristo we, yakire cya kindi cyo wagennye, yakire guhindurirwa amateka, yakire kwa kundi uko wabigennye nk'Imana. Mwana uhabwe icyubahiro kugiye gukora ibirenze ibyo twatuye. Ushimwe himbazwe yuko Mwami ugiye kuba muri kiganiro, ugiye kuba muri iri nyigisho, ugiye ko ari wowe ubwawe ugiye kuyikorera. Kandi Mwami nanjye ubwanjye nkagira portion yanjye ndibwakire. Icyo nikuzuye bibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, umunsi wa none rero n'undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ni umunsi mwiza w'Imana ikeneye kuganira natwe. Ndabasaba kugira ngo mwese Uwiteka yateganije ku kiganiro kizagira umumaro, uwinyigisha izagira umumaro, ni ukuri ube hafi, ntihagire ikikuriganya, ntihagire na kimwe kikuvangira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero insanganyamatsiko y'amatsiko iragira iti, ese wowe ni iki ushobora kuba wishingikirijeho muri iyi minsi uvuga uti reka iki kintu nyitsimbarereho, nuko ngisengereho nsaba Uwiteka guhindura amateka yanjye? Ni iki cyo wumva wishingikirijeho? Ese wishingikirije ku izina ry'umuryango wawe ukize cyane, ukavuga uti kubera yuko Imana yaduhaye ubukire ninanayisaba mvuga ngo wa Mana we waduhaye ubukire ufite no kuba ushobora kunyumva ukampindurira amateka? Ese urishingikiriza ku muryango wawe ukize? Wishingikirije ku nshuti yawe ubona ko yagutabara mu gihe cy'ibibazo? Wishingikirije ku mashuri yawe? Wishingikirije ku cyo wumva ko ushobora guhagararaho ukagira isengesho ry'uzamura imbere y'Uwiteka akaryumva kandi akamanukira kugusubiza? Yesu ashimwe. Rero ndagira ngo uyu munsi turebere hamwe ngo ese birakwiye yuko twabaho tudafite ikintu cyushobora guhagararaho ngo wumve cyakurengera igihe cyari ngombwa? Birakwiye ko wabaho gusa ukavuga uti reka nibereho gutyo, kiza Imana inzi gusa, iranzi, irabizi ko ntashoboye, irabizi ko ntafite icyo ntanga, irabizi ko ntafite icyo, nta kintu ngira, iranzi. Ese murumva ubwo ari bwo buzima twabaho gutyo twumva yuko twaterura isengesho imbere y'Imana ikaryumva ikagira icyo ikora? Ndagira ngo maze iminsi ino jambo rimfasha, ndavuga ngo nanjye nze ndisangize ubwoko bw'Imana. Twamaze kubona ko ari byiza cyane yuko ugira icyo wibukirizaho Imana, ugira icyo wishingikirizaho, ugira icyo wigungumikaho, kugira ngo ugire ijambo ry'uvugira imbere y'Imana nawe ubwawe uri confident, umutima wawe ukubwira ngo mu by'ukuri ndumva mpamanya n'umutima wanjye ko ningira icyo mvugira imbere y'Uwiteka nukuri ari bunyumve. Ari bunyumve ahari mu ijuru amanukire kuntabara, ari bunyumve ahari mu ijuru amanukire guhindura amateka yanjye, ari bugire ukuntu ahindura amateka yanjye kubera ijambo ryumvize ko naryo rifite aho rishingiye.
haleluya. Rero nabonye abagabo babiri muri iyi Bibiliya, nsanga abagabo babiri umunsi dukwiye kuba ari bo tuganiraho. Bose nta kindi cyo nabonyeho uretse kugira icyo bishingikirijeho gishimwa n'Imana, akabona kugira nawe icyo ayisaba mu gihe cye agezemo cy'amagorwa, mu gihe cy'ibibazo agezemo, Imana nayo ikamutega ugutwi aho iri mu ijuru ikamanukira kumutabara. Haleluya. Meshaki, Shadraka na Abednego, ikintu cyatumye bahagarara bakumva ko batazigera baramya igishushanyo umwami yahisemo kubabariza, yabarije igihugu cyose, nta kindi bashingiye yuko bo bizeye Imana, bizeye ko Imana ishobora byose. Muri ko bageze bavuga ngo naho itadutabara twebwe turi tayari gupfa, naho itadutabara. Imana yabonye uwo mutima wabo, ireba iyo page yabo ukuntu bayirambuye bakavuga ati this is our page, ntabwo turi buyihindure. Oya, twebwe naha niho duhagaze, naha ngaha niho turi, ntabwo turi buhatsimbuke hano. Mwadukubita, mwadutwika, mwagira mute, ntituri buhave. Imana twizeye ntabwo ari Bayali Sidagoni, naho ari kitadukiza igahitamo ko dupfa, ntacyo turapfira muri yo. Haleluya. Ikintu kinanije ubwoko bw'Imana muri iki gihe nuko turizera, ariko wabona iterabwoba, wabona ibikugoye, wabona abanagiye kujya mu ishuri babuze minerivare, wabona mugiye kubura noneho ubona pepepe nta kindi kintu cyakorwa, wabona ukumva ko kanya page urayihinduye ngo reka njye gushakira ubuhungiro hano inyuma, ngo nyamara ubundi genda abana n'ubundi naribeshye. Kwizera Imana bigeze ahangaha, nkayizera mu by'ukuri nta murima mfite, nkayizera nta nka mfite, nkayizera nkumva yuko gusa minerivare urahise ubundi ubu iratobokera he, hari isoko iri butoboke, hari ubundi ubu mpagaze mvuga ngo nizeye Imana gusa kuri bikore, numva yuko izabikora iciye he. Noneho kubera ko gushidikanya kwawe bigatuma uhindura page, nyamara iyo uguma hariya ahari Uwiteka yakagutabaye. Niki cyo uhagazeho cyushobora kugira icyo uvuga imbere y'Imana, ukagira icyo uhagararaho uvuga uti wa Mana we, nzi neza yuko ahangaha nimpaguma urantabara. Ese wowe urimo urayibutsa murimo ki ushobora kuba warakoze mwiza, ukavuga uti byibuza kuba narambitse imfubyi, kuba narigishije imfubyi runaka, kuba naragaburiye umupfakazi, kuba naracumbikiye udafite harara, kuba narafashije abatishoboye, kuba narasuye abari mu nzu y'imbohe ndetse atari na bene wacu nkabagemurira, kuba narasuye abarwayi n'abambazi cyangwa ntabazi, kuba narafashije abati, uti byibuze iki wa Mana we, ndumva ari cyo shingiraho nkavuga ngo iki kintu, uyu murimo wibuke, uyu murimo mwiza wibuke, maze nanjye data uyu munsi ungirire neza. Ntabwo aba ari uko ubusa nk'uwishyuza Imana, nk'witoteza ngo hari ikintu akoze nanjye nkorera iki. Oya, ariko byibuze ufite ikintu cyo wahagararaho, ufite. Reka turebe ababyeyi n'abana. Umwana iyo yakoze neza akitwara neza, ashobora kugishingiraho akajya imbere y'umubyeyi we ari confident, akavuga ati afite hari ubwo mashaka agiye kutavanga rwose urundi rurimi mu Kinyarwanda. Oya, akagenda yuva ashiritse amanga, akavuga ati data azi ko nkora neza mu ishuri, data azi ko mfite uburere, data azi ko numvira, data azi ko nitwara neza. Byanga bikunda mugiye imbere ntabwo yakubura kumva ubusabe bwanjye, akaza akavuga ati data mfite ikibazo cy'inkweto, ntabwo inkweto zanjye zimeze neza kandi ejo ngomba kujya ku ishuri. Papa we agahaguruka akibuka ko wa mwana yagiye ku ishuri aratsinda, wa mwana afite uburere ntabwo ajya mukoza isoni, wa mwana akumva nawe araharanira kugira icyo yamukorera cyakomeza gutuma umutima wa mwana uguwe neza kandi ugahora wishimye, kubera ko nawe ibyo akora aharanira kumunezeza, aharanira kumuhesha ishema. Niba abana b'abantu dushobora kubigenza gutya, se mwumva data wo mu ijuru yabigenza gute? Rero ni ukuvuga ngo ufite iki cyo wishingikirizaho, ugira icyo usaba Uwiteka. Umeze nka Meshaki na Shadraka na Abednego, wishingikirije ku kwizera kwawe kudashidikanya. Ese umeze nka Elisha yagize kwizera yuko Eliya we yamenye umuhanuzi w'Imana, namukomera akamukomeraho
ni ukuri hari icyo azamukuraho. Aratsiritsimba abahanuzi bakamubwira ati ariko Elisha mwese ibyo byanditswe muba mubizi, ariko Elisha ntabwo ubizi yuko sobuja agiye ati mwicecekere ntacyo nyobewe. Bigera naho na sebuja ubwe amuca intege amubwira ati Elisha we buri ahangaha gato yandaje. Elisha kuko yari afite icyo yamenye aravuga ati no way, atoya ntabwo nasigara, reka dukomezanye papa. Amwihambiraho amwigobekaho kubera iki? Hari icyo yari yaramenye Eliya afite, hari icyo yari yaramenye ko namukomeraho hari icyo azamukuraho. Nuko kubera kwa determination, kubera kwa kumaramaza kwe, kubera kumaramaza kwe, Eliya agera ubwo amubwira ati okay, niba ari uko bimeze my friend, ntumbera gusa, ntugire ubwo ugumbya. Nyamara hari serwakira yazanaga imyanda ku buryo yashakaga kuyimusuka mu maso, ugasanga bitamworoheye kugira ngo akomeze atumbere uko yari buzamurwa kugira ngo agire icyo amusigira, nk'uko yumvaga byizeye ko hari icyo azamukuraho, even on the last minute ko hari icyo ashobora kumukuraho. Arangije koko ese mwagize ngo yakanuye bimworoheye? Mwagize ngo yakanuye kubera ko hatari ibibazo? Mwagize ngo yakanuye kubera ko atari afite urwo rucantege? Abo bose bamubwiraga se ntibyashobokaga yuko bakamusubije hasi mu kwizera akabivamo akavuga ati okay, enough is enough, nta n'impamvu Edayeli n'ubundi nugenda, ese ubundi icyo atampaye arakimpate ku munota nyuma, oya reka mureke. Ariko we yaravuze ati no, giye hari icyo nzi, hari icyo numva niteguye kuzakura kuri umukozi w'Imana twagendanye, uyu muhanuzi twabanye iminsi yose, hari icyo numva niteguye. Kubera kwa kwizera kwe, kubera kwa kumaramaza kwe, indidi yaje gusoza koko hari icyo akuye ku muhanuzi Eliya. Muramuzi yasoje amuhaye umwitero aramurekurira. Kubera iki? Impamvu cyamurekuriye, impamvu kiziriya mbaraga zari muri we yemeye yuko zisigarana na Elisha, ni ukubera iki? Ni ukubera ko yabonye ko ari umwizerwa, ni ukubera ko yabonye ko ari umuntu wamaramaje. Aravuga ati uyu muntu wamaramaje wabanye nanjye ibihe byose, akagera mu bikomeye akakomera, akagera mu bigoranye akanga agahanyanyaza, oya reka nanjye gire gute? Niki cyo wishingikirizaho cyatuma nawe Uwiteka gutabara muri ibi bihe? Undi mugabo nabonye nkabona ko dukwiye kugira page, dukwiye kugira icyo twishingikirizaho, dukwiye kugira icyo dufata tukavuga ngo wamana we nje mpagaza ahangaha kama mbaya sindi buhave kugeza ubwo uri bunyumva ukansubiza. N'umugabo witwa Moridekayi atura kuri iriya rembo ry'umwami akemera kuhaguma. Ngira ngo abarinzi twese turabazi, abarinzi hari abantu babahaye agaciro, ariko hari n'abibeshye yuko nta mumaro wabo, bakabakandagira, bakababwira iyo bashatse, bakabakoresha ibyo bashatse, bakabayoresha umwanda yenda atari nawe yakabayora, yakaba ari uwo gukingura gusa, bakagira bate. Ariko wa murinzi kubera ko ashobora kuba ari umukozi w'Imana, ashobora kuba yarabanje akayoboza Imana, akayibaza ati Imana ese niki gitumye amago yose ari muri Kigali nikanze njya ku rugo rwa Mama Ganza? Ni impamvu ki? Wa mukozi ko yashoboye kuyoboza Imana azi impamvu ari kuri rya rembo. Umusuzuguye azakomeza murebe nkaho we atumva ko gasuzuguro, amatwi yose no yavuniramo ibiti, yange kumva bya bintu bibi kubera ko hari intego ye, hari icyazi kigiye kuzatuma ava kuri iriya rembo. Imana yaramuhinduriye amateka. Haleluya! Niki cyo twishingikirijeho? Moridekayi yishingikirije ku kwizera kw'Imana, igihe cyayo cyageze ashobora kuzatabarwa. Ari nayo mpamvu we yarari hariya nk'umurinzi, ariko Imana kubera ko ari cyo yari yaramuvuzeho, ari nacyo cyamuhaga imbaraga kuyizera no gukomera kuri rya rembo. Nuko we hari icyo yari yamuvuzeho, Imana yabonaga ko azaba ikiraro, yabonaga ko ariho ubutabazi bw'Abayuda buzaca kuri icyo kiraro, bukambukiraho bukazamukiraho, bukaza bugatuma Abayuda batabarwa. Twese turabizi ko umwami yamucagaho buri munsi, ari buri gitondo, ari ku manywa cyangwa ari mugoroba yarahacaga. Niki cyatumye kigira umunsi umwe gusa akaribwa mwibuka? Niki cyabiteye? Nuko igihe cyo gutabarwa cyari kigeze. Ariko Imana igutabaye ite? Iciye hehe? Niki cyo wishingikirizaho uhamagara Imana ubwiye uti Imana we rwose pe ntabara? Nge nkasanga dukwiye kugira imirimo yo dukora
yatuma wicara ukagira icyo wibutsa Imana ukavuga kumva ushiritse amanga umutima wawe ubwawo ushize amanga uravuga uti data muhamagaye ntabwo yabura kunyitaba. Hari urugero rw'undi mugore wagize kwizera guhanitse twese turamuzi yaramaranye n'uguhara imyaka 12 ariko yahagurukanye kwizera kwinshi aravuga ati naho banyica kuko bamenye iyi ndwara ntabwo nemerewe kuba mu bantu kirazira kikaziririzwa niko umuco wabo wari umeze. Ntabwo byemeraga yuko umugore uri mu mihango y'abagore ko ashobora kujya mu bantu kwenye umati wa watu cyangwa se mu ruhame rw'abantu, ntabwo byari byemewe. Ariko yaravuze ati banyica batanyica Yesu ubwe yanyica ariko jewe nizeye gusa ko naho nafata ku kinyita cy'umwenda we gusa ndi bukire. Ese uko kwizera murumva koko Yesu atari bugushingiraho no mugore agakira? Uzi umuntu wiyemeza gukora ikidakoreka kavuga uti genda hagurutse kama mbaya nje niyemeje kujya muri bari abantu, niyemeje gukora ibishoboka kandi mu by'ukuri mukora ikizira ikidakwiriye, ariko avuga uti jewe kwizera kwanjye kurambwira ko byanga bikunda ndi bukire, nindamuka gusa mfashe no kanyitake gusa ndi bukire. Ugafata umwanzuro ugahaguruka ukiyemeza gukora ibidakore, ukiyemeza gukora ibyo abandi batinya, ugahaguruka avuga uti oh haleluya uriya mugore yarabikoze kandi did kwizera kwe kuramukiza. Niki cyushingikirijeho uhamagara Uwiteka ku buryo nawe yagutega amatwi akamanukira kugutabara. Morodekayi yagize igihe kimaze kugera ahagurukana ubudahangarwa, ahagurukana ubushizi bw'amanga, aragenda abwira Esiteri we haguruka dore igihe niki. Niyo mpamvu ibihe byose nabaye kuri iriya rembo nkihanganira ibigeragezo byawo, nkihanganira imbeho yawo, nkihanganira umuyaga wawo, nkihanganira izuba ryawo, nukubera iki gihe. Icyo gihe kimaze gusohora umwami nawe ubwe abura amahoro. Ni mpamvu ki yabuze amahoro? Ku kindi minsi yose atigeze abura amahoro, ariko nukubera cya kindi cyo Morodekayi yishingikirijeho, yishingikiriza ku kwizera kw'Imana. Hari abantu bagira kwizera bashaka kugucomeka nawe kumva kwizera kwawe koko kugeze gute. Hari ukuntu kumeza amababa nawe kumva urazamutse. Mwibuke kubwe yageze ahabwira Esiteri aterega burya reka nkumenyesha andi makuru, reka mbikubwire. Niba utari na tayari, niba utanashaka kwikoza isoni, niba utanashaka umwami yakwica ngo nuko uhagurutse ukamujya imbere atagutumije, niba ndakumenyesha yuko nutanabikora, niba ari cyo gihe cy'abayuda gutabarwa, Imana ntabwo yabura hicisha ubutabazi bwabo, bazatabarwa. Murumva uko kwizera uko kungana? Umuntu w'umurinzi agize icyo cyizere kingana gutyo mbigenze bite? Ariko Imana yarebe yego hari igeno ry'Imana, ariko nanone nibaza ko hari kireba ikavuga iti uyu muntu kubera icyubahiro cyanjye ntajye nifuzo twagisangira, kubera uburyo nkigirira ifuye, kubera ukuntu nyikomeye, uyu muntu uburyo yanyizeye birenze Esiteri ntabikore bigaca mu yindi nzira, yenda hakaza kubaho ubundi buryo bwo batabarwa bitewe mu buryo bwo ntazi. Hari aho bazavuga ngo n'imbaraga za runaka zabiteye. Oya reka bice kuri uyu muntu wo bita kwa gayitse Morodekayi yo kwirembo maze gutabarwa kwabo kugerweho kw'Abayuda. Abantu dufate nk'urugero nababwiye ngo urugo rw'umuntu ukomeye. Niba ubundi tunibuka umugabo w'umubembe ntabwo yakize kubera yuko yahuye n'igitangaza. Oya agakozi ko mu rugo niko kamubereye ikiraro cyo kugira ngo akire ibibembe. Umukozi wo mu rugo, ese nimwumve byonyine uwo mukozi kugira ngo ashire amanga avuga ati databuja mabuja bwira databuja nge nabonye meza atya, wamubonye utubundi ubwo urumva uwo mukozi atari kwicwa? Hari kwicwa. Wamubonye ute? Wagiye kurunguruka ute sobuja? Wamenye ute ko afite ibibembe? Wabirebye ute? Ubundi waciye? Ubundi suri igiki wowe? Ubundi nkawe koko ureba sobuja gute niba agiye mugore we atari igihe bikubwiye wowe bireba ute? Ariko kubera kurya igeno ry'Imana, hanyuma kubera ko wa mwana afite icyo yishingikirije ariko kwizera Imana nayo iravuga iti reka manukire kwihesha icyubahiro kubera uriya mwana w'umukobwa. Ijambo rye yaravuga ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Amen.
kandi hari ubwo ifata ibintu bigayitse ikabikoresha kugira ngo ba bandi bitaga abahanga cyane babone yuko nta buhanga bwabo, babone ko ubuhanga bw'Imana ari bwo buhanga, nabo bitume bagira ubwenge buhaguruka bavuga ati reka dushake mu maso y'Imana, reka dushake ubwenge bw'Imana, twabonye ari bwo kamara. Ndagiye dusome icyanditswe kimwe gusa nidushaka tunarekera aho ngaho. Ariko mbabwira ngo mu by'ukuri ufite iki cyo wishingikirizaho gituma Uwiteka yatuma hari urara joro, hari unanirwa gusinzira, akarara atekereza ngo jori ubu muhereza iki, jore mukorera iki, jore ko yankozeho, jore ko ubuhamya bwe bwankozeho, jore ko yampinduriye amateka, jore ko hari ijambo yavuze bigatuma hari umwana wanjye wari upfuye nabi, ko hari umukozi wanjye wari wacitse intege, ko hari umwana wanjye wari wakonje yumva yuko nta mpamvu yo kubikomeza. Ese ni iki cyo nashingiraho ngirira neza jori? Imana ikareba igasanga hari ijambo ryo navuze hari uwo ryagiriye umumaro, hari ijambo navuze hano, kubera yuko gusa yabonye ko hari icyo ikavuga iti reka manukire kugirira neza jori. Icyo namaze kumenya kuri iyi si, ntabwo yenda ariko Uwiteka yabisemo nabyo, ntabwo mvuga ngo ntiyabikoresha, ari imeza yayikoresha, ari ururabo yarukoresha, ari iki, ariko mu bifatika byonzi ntabwo Imana izamanuka mu ijuru uzi gukorera ibitangaza by'izagukorera, izabikoresha jori, izabikoresha Emi, izabikoresha umuganwa, izabikoresha pasiteri runaka, izabikoresha umwana mutoya wagayaga, izabikoresha umuvandimwe, izabikoresha inshuti, izakoresha icyo yahisemo nk'Imana ushobora kugikoresha kikakubera umugisha kugira ngo yiheshe icyubahiro muri icyo kintu nk'uko yabigena. Ufite iki cyo wishingikirizaho ku buryo Uwiteka yabura amahoro akavuga ati reka nshaka uburyo uno mwana wanjye yatabarwa muri aka kaga karimo, kuko nawe ndabona hari umurimo ukomeye we yigeze gukora. Reka dusome Esiteri igice cya gatandatu umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari wamuburiye. Haleluya. Ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo. Haleluya. Bigitani na Tereshi yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Haleluya. Tubonye yuko umwami byagaragaye ko yabuze ibitotsi, abuze ibitotsi. Haleluya. Aravuga ati rero iri joro genda umva hari ibintu binyeganyeza. Nibaza ko yaragaramye hari nko mu gitanda cyangwa se yicaye mu ntebe yabuze ibitotsi. Umwami yariye yanyweye, umwami aguye neza, igihugu cye ntabwo cyatewe, aricara abura amahoro, araryama abura ibitotsi, ariko aza kumva yumva ikimujemo cyambuje ibitotsi, kiraseruka muri we, kiva mu mutima, noneho arakivuga. Aravuga ati oya, nimunzanire igitabo gifite ibyanditswemo, gifite ibyagiye byandikwamo, gifite amateka cyanditswemo, cya gitabo cy'inyurabwenge nimukizane, hanyuma ababishinzwe nabo bigira hano bansomere. Agenzi baraza barakimusomera, barasoma, baza gusanga hari umugabo witwa Moridekayi waburiye umwami ati nyamara muri aba bakurinda, muri izi ngabo zawe, muri abantu harimo abagabo ngaba, dore amazina yabo ngaba, bafite uyu mugambi kandi barawugeraho kandi barakurangiza. Umwami arabaza ngo ese Moridekayi wo kubera icyo kintu yakoze hari ishimwe yigeze ahabwa? Ese hari icyubahiro yigeze ahabwa? Mwibuke yuko Hamani we yari arimo ategura kwica abayuda bose, ariko
kubera ko Uwiteka yabonaga ko gutabarwa kwabo kugeze, niko kugira ngo ikoreshe Moridekayi. Nuko kubera ko yari ari we wari uri ku irembo, umwami amutekerezaho, yibuka icyo yakoze. Moridekayi ajya kugikora, nyamara byarashobokaga yuko atari kumuburira. Byarashobokaga ko yari kuba intinyamaso, akavuga ati ariko se ubu ngiye kubwira umwami, ndajya kujajwa, andashije abategetse bakanyica, nabanzira iki? Ese ubundi ubu ngubu avuze ati ni ukwishyannura, si koko tubivuga, ubu nabanzira iki? Oya reka mureke, nibamwica nta kazi ke, cy'ingenzi ko atari jye bishe, umwami wundi uzajyaho nzakomeza mugire ku irembo murinde. Oya, ariko aravuga ati no, ni iki cyatuma ndebera, reka ngire icyo nkora njyewe kuko umutima wanjye ari kumbwiye. Arangije aramubwira, aramuburira. Icyavuyemo ni uko koko umwami yakize urwo rupfu, ariko iyo myaka yose ntabwo ari uko yari yarigeze na rimwe abitekerezaho, kandi ntabwo ari uko uwo munsi hari uwamubwiye atari ko ati buriya ubundi wakwibutsa umugabo witwa Moridekayi ba ku irembo ko numva yakugiriye atya. Oya, ariko igihe cyabo cyo gutabarwa kigeze, umwami abura ibitotsi. Abuze ibitotsi aravuga ati oya, reka nimunzane igitabo. Arongera bamusubiramo baramusomera. Njye impamvu ntajya ntinda hano nuko mazi ko abenshi ibyo byanditswe mubizi. Arangije amaze kumusomera aravuga ati se niba ari ibyo ngibyo mu by'ukuri, hari ingororano yigeze ahabwa, hari uwigeze amushimira se, hari uwigeze aha agaciro ibyo yakoze se? Abura ibitotsi. Ibaza umwami, ariko ibaza umwami kubura ibitotsi kubera umuntu umwe, ndetse wa wundi wo ku irembo, wa wundi wari ugayitse, ariko abura ibitotsi. Agera aho amuhamagaza, aho ahamagaza ababiri babishinzwe, aho ahamagazwa ibyegera bye, aravuga ati no, nimunsomere bisobanuye iki kuri jyewe? Nababaje ngo se n'iki cyo wishingikirizaho? Ese hari igitabo cyawe? Buri muntu afite igitabo cye cyanditswe, kijya kibumburwa mu byo akora byose, ibyo atekereza, ibyo abona, ibyo agira ate. Igitabo cyawe cyanditsemo iki? Hari peji yanditseho ibikorwa byawe byiza byo wakoze, cyangwa ufite peji ahubwo yanditseho ishyari ufitiye mugenzi wawe, ukubeshya ko wuzuye, ukabeshya mugenzi wawe ko umukunda, kumba urimo umucukurira icyobo, ukabeshya mugenzi wawe yuko muri kumwe, kumba ibyo amaze kubwira ugenda ukabivuga hanze, ukamuta hanze, ukabeshya mugenzi wawe ko muri mu kazi kamwe mukorana, kumba ari wowe umuca inyuma ukajya kumusenya. Ese turazirikana ko ibyo dukora byose hari igitabo cyo byanditsemo? Imana tubabarire cyane. Ni igitabo ki, ni peji ki ufite imbere y'Imana ishobora kubumbura gutyo nk'uko uwo mwami yayibumbuye amateka ya Moridekayi agahinduka? Ntahinduka araye wenyine, ahubwo agahinduka n'ay'abayuda bene wabo bose. Ni igitabo ki, ni peji cy'Imana ishobora kurebaho ikagutabara, ntigutabare wenyine ahubwo igatabara n'abawe bose. Haleluya. Ni ikihe gitabo, ni ihe peji ufite ushobora kwicara umutima wawe ukumva urakubwira uti rega my friend, aka kantu buriya mu by'ukuri ugahagazeho, mu by'ukuri ntushobora kugenda ngo koko reka Uwiteka agire peji yawe yabona, agira icyo agukorera, abure kwicara, abure amahoro. Imana ari kuribaza kugera aho Imana yumva nta mahoro ifite, yumva idafite uko yicara, yumva hari ibintu binyeganyeza kugira ngo imanukire kugutabara. Uribaza icyo kintu? Haleluya. Numva ari ikintu gikomeye cyane, ikintu gishobora gutuma Imana iva mu ntebe yayo ikagira itya, ikitegereza, igashaka aho Jora ari kugira ngo imugirire neza. Rero ubwoko bw'Imana, ni ukuri ndagira ngo tubyumve yuko hari impamvu yo guharanira kugira peji yakurengera imbere y'Imana. Uyu mwaka wa 2023 reka ukubera umwaka wo guharanira kugira peji y'urema, kugira icyanditswe. Moridekayi ataza kugira aho byanditswe, yataza kugira peji yanditsweho aho wagiriye neza umwami. Ni ukuri nta cyari gutuma abayuda bakira Hamani. Yari yakamejeje yisiribanze agiye gukora ibitangaza, bari gushira. Ariko kubera ko hari n'iki cyubona gishobora kuba cyanditse, nuhe murimo mwiza ubona ushobora kuba warandikishije watuma ukurengera? Nuhe wakurengera nona? Nuhe warengera umwana wawe ubona w'indembe? Nuhe warengera ikibazo cyufite cyo wumva ko nta n'umuvandimwe wagufasha?
niki niyihe page yakurengera muri ubwo bukode muri iyo nzu bagiye kukwirukanamo niyihe page ufite yakurengera muri ubwo burwayi bw'ubona ko wowe kubwawe ubona ko warivuje nta kutagize niki cyo wumva none wakwigungumikirizaho none ahangaha ukavuga uti ngiye kubera aka kantu nanjye ko sobanukiwe ndumva hari akantu ko nibutse ngiye gushingiraho mvuga nti Mana basi kubera yuko nambitse umuntu umwe gusa niwe nashoboye Mana ntabara ndifuza ndabifuriza bavandimwe ku uyu mwaka wa 2023 buri muntu yagira page imurengera niba utari uyifite kuva ugifite ubuzima kuva ugihumeka umwuka w'abazima haracyari ibyiringiro haracyari amahirwe yuko Imana yagira icyo kubonaho cyatuma iguhindurira amateka haranira cyane dore turi mu kwezi kwa mbere haranira cyane kugira imirimo myiza y'ukora ishobora kukurengera mu makuba haranira cyane kugira imirimo myiza y'ukora ariko ishobora no gutuma ujya uhora gusa uri confident wumva uri amahoro ubanye na buri muntu amahoro nubwo bwose bitoroshye nababwiye ntabwo tubikora kubera ko byoroshye ntabwo rishaka nuraga amaso ari uko bimworoheye yari afite rusawo ngirimo isakuma imyanda yose uko wamuyaga bawita gute harya wamuyaga nyine akusanyaga serwakira yakusanyaga imyanda yose byanga bikunda byazaga mu gihe amaso ariko nubwo byajyaga amaso yarakomeje arakanura bigera igihe abona icyo Uwiteka amuteganirije aracyakiriye kubera kwizera kubera kwihangana kubera kudacika intege kubera kuba determined kuba umushizi w'amanga kubera kumva avuga ati ndumva nizeye ko bizagenda bityo haleluya nawe ndakwifuriza ko uyu mwaka ugira icyo ukora ugira page ifungura ugira igitabo ugira ahantu handitse imirimo yawe myiza ugira icyandikwa cyatuma Uwiteka yagishingiraho akaba yagutabara ushobora kuba urwaye indwara y'ubona ko umuganga yaburiye imiti ushobora kuba ufite ikibazo cyubona ko nta numwe akiboneye igisubizo nakubwiye ngo yaba minerivare z'abana nakubwiye ngo yaba amafaranga y'ubukode nakubwiye ngo yaba kuba wambaye ubusa nakubwiye ngo yaba kuba wari umukire ariko ukaba warasubiye inyuma nakubwiye ngo bishobora kuba ari izina ryawe rifite ryiza kubera amateka kubera ibyahindutse izina ryawe rigasibama hari icyo Uwiteka yagukorera kuva ugihumeka umwuka w'abazima hari icyo Imana yagukorera nshuti yanjye ubutabazi bw'Uwiteka ukuri buracyahari ya Mana yo twizeye yindi ishobora kuba nawe hari icyo washingiraho yigeze kugukorera iracyahari ishobora kugira icyo gukorera nshuti y'Imana wicika intege we kumva ko ibyiringiro bishize we kumva yuko kubera ijambo ryo runaka yakuvuzeho yuko birangiye no ijambo ry'umuntu nta bubasha rigufiteho nukuriye kamubwiye ngo ijambo rya nyuma ukwiye kumva kandi ukwiye gutega amatwi kandi ukwiye gutegereza ni ijambo yakuremye hari igitabo cyo yanditse cyawe utaraba n'urusoro mu nda y'umubyeyi wawe icyo yakuvuzeho kizasohora wikwita ku magambo y'abantu wikwita ko uwugirira neza akakwitura inabi wikwita ko uharanira kuba nawe amahoro wakanga akakubera ikibazo no duharanire cyane wumve ngo nicyo kintu dukwiye gushyira imbere muri uyu mwaka nanjye nicyo kintu numva ashyize imbere guharanira cyane gukora ibyiza bizajya bituma Imana iri mu ijuru yatega amatwi isengesho ryanjye ikaba yamanukira ku ntabara nk'uko abantu bose twagiye tubabona natwe reka tugire icyo twiremera tugire icyo duharanira kugira muri twebwe cyaturengera rero nukuri ndabizi neza yuko Uwiteka we yateganije kumva ikiganiro kiri bumugereho yateganije kumva impuguro iri bumugereho yagamije kazumvira ijambo ry'Imana ikamuhindura iri bumugereho bose mwese ndabingingira ko twaharanira twese kugira page yaturengera mu gihe cy'amakuba kugira page yaturwanira ishyaka yagira ubwawe nakubwiye ngo umutima wawe njya mbwira abantu ngo nta na rimwe ushobora kuzabeshya Imana ngo bifate ndetse nta na rimwe ushobora kuzabeshya umutima wawe ngo buwufate ushobora kumbeshya jewe ushobora kubeshya undi muntu ariko ntabwo ibyo bintu bibiri bijya bibeshyeka ntabwo umutima ushobora kuwubeshya ngo nkunda Jolly
koko mu mutima wakire ukunda Jolly ubibwiye Jolly hano ariko umutima urabizi ngo nkukunda hikisi ahubwo nanabishoboye ko nakurangiza ahubwo mbonye n'akayira ko nakurangiza umutima wawe ntabwo wawubeshye kimwe n'Imana yo mu ijuru kutayibeshye rero bakundwa ndabinginze no kuri kandi abahendahenze ngo duharanire cyane kugira page yaturengera mu gihe cy'amakuba kugira icyo ahagararaho ugisengeramo uvuga uti Mana naka nako ndakibutse Mana nibutse ko hari uwo nagiye gusengera nkajya kumusengera uko ntafite itike nkagenda n'amaguru nkagaruka n'ayandi Mana iki nacyo nakibutse ndakwinze kugira ngo ugihagarareho ugikoreremo nanjye untabare rero Uwiteka adushoboze uyu mwaka ukubera umwaka wo guhindurirwa amateka n'Imana ukubera umwaka wo guhindurirwa izina n'Imana ukubera umwaka wo gukurwaho icyasho wari warashyizweho n'umwanzi ukubera umwaka wo kwakira ibye wari warabuze kubera umwanzi yakuriganije ukubera umwaka wo kwakira icyo wari waratakaje kubera umwanzi uyu mwaka ugire page yo wandikamo yo wandikishamo ikizakurengera mu gihe cyawe cy'amakuba reka rero dushimiye Imana yuko yabanye natwe data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro dutangira twakwiyambaje twaguhamagaye manukira kubana natwe dushidikanya ko ari kumwe natwe mwami ijambo rye yaratubwiye ngo duharanire cyane kugira icyo twagira twahagararaho no kuri data mwiza duhamagaye izina rya naho uri mujuka twitaba kandi ukaduhindurira amateka mwami nyiri cyubahiro ijambo rye yaratweretse tubonye ubwoko bwa tubonye abantu batubonye Moridekayi tubonye Meshaki Shadraka na Abednego tubonye uriya mugore rumaze imyaka 12 tubonye harabo tubonye hano batubereye icyitegererezo yuko natwe mwami dukwiye guharanira kugira page yaturengera dukwiye guharanira kugira igitabo cyabumburwa hakagira imirimo myiza yandikwamo natwe mu gihe cy'amakuba ikaba byadutabara ikaba ryaturengera mwami nakwinze kugira ngo buri mwese uzumva iyi nyigisho mwami zamugirira umumaro iki cyigisho kizamuhindura amateka mwami habeho uhindurirwa amateka uyu mwaka habeho uhindurirwa izina uyu mwaka habeho kubera igitabo cyabumbuwe kikandikwamo imirimo ye myiza mwami ndakwinyize kugira ngo data hagira umutima uhindura amasaha wari warigometse kubera impamvu imwe cyangwa iyindi mwami yumve aharaniye cyane ashyashyaniye cyane kugira page yandikwaho imirimo myiza kugira igitabo cyandikwaho imirimo myiza nawe izamurengera mu gihe cy'amakuba ye ushimwe himbazwe mwami ko ari ugiye kwigisha uyu mwaka ushimwe himbazwe ko ari ugiye kugaburira ushimwe himbazwe ko ari ugiye guhindura amateka ushimwe himbazwe mwami ku bwa byose ibyo nsabye ndetse n'ibyo nasabye ikiruta byose mwami nuko izina ryawe ryakomeza kwamamara nuko wakomeza kwesha icyubahiro hirya no hino mu bwoko bwawe nukuri data kanzi kugiye kubikorera kwihesha icyubahiro icyo ne kuzo ibi byawe none n'iteka ryose amen.